Epfiria, urugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to KHL, aho ndimo mfungura champagne, ndimo mfungura champagne, ndibuka Epfiria. Hehehe, nizera ko meze neza cyane, nizera ko ibintu byose ari sawa cyane. Njye nitwa MC Ngoga Yves Gahima, mbaye ikaze kuri Ngoga TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri Yago Nyirwaya Innocent cyangwa se Yago Pondati cyangwa se Yago nk'uko mwamumenyereye. Ibintu nshaka ko tuganiraho ni uruhare Yago yagize muri ino industry, yaba kuko ni industry ndatekereza ko atari mu muziki gusa, ni muri sinema n'ahandi hagiye hatandukanye kubera ibyo yagiye akora. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri Yago gusa, hari n'abandi kuri Ngoga TV show. Twebwe ntabwo tuzajya duhagarara, tuzajya tuganira kuri topic nyinshi zigiye zitandukanye. Abakoze neza barahari benshi cyane, tuzajya tugera igihe twicare tubaganireho. Abantu baba bakwiye indabo tuzibahe, tubahe indabo zabo. Uyu munsi rero kuri Ngoga TV show mbahaye ikaze ngira ngo nanabasuhuze, nkomeze mbashimira abantu mukomeje kugenda mutwereka urukundo, abantu mukomeje kugenda mudusapotinga. God bless you, Imana igende ibaha umugisha. Niba unkunda ni ukuri unkundira abantu, nyarukira kuri Instagram yanjye ni Ngoga Yves Gahima rimwe, nyarukira kuri TikTok yanjye ni Ngoga Yves Gahima, umfollowinge, tuganire, ubundi mukomeze mu postinge, mu sharinge video zanjye n'ibindi byose byiza cyane. So uyu munsi ni umunsi nashatse ko twita ko ari umunsi wa Yago kuri Ngoga TV show. Umunsi wa Yago kuri Ngoga TV show. Uno muvandimwe ni umuvandimwe waje mu itangazamakuru. Hari ibintu byinshi yakoze, anabyo nshaka ko tugenda tugarukaho, ariko nanone ending y'ikiganiro cyacu tukaza kurebera hamwe album yamaze kubashyira hanze yise Yago Life 2. Turaza kugenda tubigarukaho, turebe indirimbo amaze gushyira hanze. Reka Yago yaje mu itangazamakuru aza afite izindi ntego, aza afite intego zitandukanye. Yaje mu itangazamakuru afite intego y'umuziki, aravuga ati biragoye ko wenda nshobora guhita ninjira mu muziki from nowhere, ntari namenyekana, ntari natangira. So iyo ugize ubwenge rero cyangwa se ukagira ubuhanga bushobora kuba bwatuma hari ikintu ushobora kuba wakora kugira ngo kibe cyakugeza ku yindi level, it's a massive, ari ibintu byiza cyane kuko ubonye intangiriro nziza zishobora gutuma nyine zigufasha muri urwo rugendo rwawe. Muramuzi cyane, ni umwe mu bantu bakoze itangazamakuru ryiza cyane. Ndamwibuka kuri za Goodrich, akora show ya entertainment kuko nicyo kintu yakundaga, nicyo kintu yakoraga. Ndabyibuka akora aza kuva yajya kuri TV na Radio 10, akora ikiganiro cyiza cyane. Ntabwo nibuka ko cyitwaga, ariko niba ari The Link Up maybe, birashoboka. Aho yagiye tumiramo abasitari bagiye batandukanye, akora ibiganiro byiza cyane. Abantu baramukunda, bakunda uburyo aba yisekera bakunda ijwi rye, bakunda uburyo introducing ikiganiro. Murabizi no kuri Yago TV show ukuntu yagendaga nyine abikora muri rusange, uburyo introducing kabisa murabizi cyane, benshi njya mbona munakunda kubisubiramo. Uyu munsi turashaka kumuha indabyo ze z'itafari yashyize ku muziki nyarwanda cyangwa se muri ino industry muri rusange. Tureke gufata ku muziki gusa kubera ko wenda arasa nkaho n'ubundi umuziki imyaka igera kuri 3 ngira ngo atangiye umuziki, ndiba nibuka neza. Urumva ko aracyari mu rugendo, ariko hari irindi tafari yari yarubatse kuri we nka Yago, ndetse aza no kuba Yago Pondati, kuri TV10 na Radio 10, kuko niho abantu benshi bamumenye. Kuri za Goldich nyango ntabwo abantu bigeze bamumenya cyane ngo bamenye n'ibintu akora. Ariko Yago njyewe ku makuru mfite nabashije kutohoza nkamenya nuko yinjiye mu muziki, yinjiye mu itangazamakuru, ariko ashaka kuzagera kure mu muziki kugira ngo abone uburyo yinjiramo. Ikintu ukunda ntabwo burya byanze bikunze uragikora wageze mu myaka ingahe, uragikora mpaka kikaraninga kikagenda neza, kubera ko
mwarabonye abahanzi bagiye batandukanye bagiye bakora indirimbo. Mhm. Bakora indirimbo kabisa bamaze gukura, kandi turabamenya, baramenyekana, baratwika, bagera kure. You know? Yago nyuma yo kujoininga itangazamakuru atumira abasitari batandukanye, yajyaga akunda kuririmba indirimbo za Radiant Weasel wo muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi, indirimbo nziza cyane yazisubiragamo neza, ku bari bamuzi ubundi bari babizi ko abikora neza cyane ndetse anazisubiramo neza cyane ndetse anaririmba neza cyane. Ni naho abantu benshi ngira ngo bagiye kugenda bamukunda, n'izi ndirimbo rwose arazikunda. Njye namwisabira Yago, sinzi niba ari ukubisabira uburenganzira, ariko uzagenda usubiramo zimwe mu ndirimbo za Radiant Weasel kuko ni indirimbo nziza cyane zari zikoranye ubuhanga, ariko ni n'indirimbo mpamya ko byanze bikunze uzi kuririmba kabisa kuko wazisubiragamo neza cyane. Ikindi ikintu batakuziho Yago, uzi ikigande, uzi urugande urugande kabisa, hari ukuntu ruvuga neza cyane ndetse ukarusubiramo neza cyane. Niyo mpamvu wakundaga ngira ngo n'indirimbo zabo bitewe n'uburyo ngira ngo wanabayeyo cyangwa se wanyuzeyo. Icyo nshaka rero ko tugarukaho, nyuma y'uko akoze itangazamakuru akaza kuva no kuri Radiant TV 10 akaza kwikorera ku giti cye, akaba na CEO w'igitangazamakuru cye cya Yago TV Show, ni irihe tafari Yago yashyize muri ino industry? Wenda nyuma y'ibyo byose, ni irihe tafari Yago Pondat cyangwa se Nyarwahinosa cyangwa se Yago yashyize muri no industry nyarwanda? Ni umwe mu bantu bagerageje kuzamura impano z'abakiri bato, cyo ni icyambere. Buriya biragora ko gutangira kwacu twese ni ibintu bigora cyane muri ino industry cyangwa se mu byo tuba dukora umunsi ku munsi, cyane cyane sinema, umuziki, entertainment, whatever. Biragoye guhita uza nyine from nowhere ngo ugiye guhita boostinga, biragoye. Yago ni umuntu abantu bose cyangwa se wamubwira guti bimeze gutya na gutya, mfite imana ibi n'iyi, bimeze gutya na gutya, akakuzamura atakubajije n'ibintu byinshi. Sinzi niba hari umuntu ajya agaca amafaranga, ntekereza ko nubwo yayaguca ni uburyo bw'akazi, ni ukugusapotinga, ariko ndabizi ko nta bantu ngira ngo yigeze ayaca keretse nyine abo bakoranaga business mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko itafari yashyizeho rya mbere rikomeye ni ugusapotinga impano z'abana bakiri bato, cyangwa se impano z'abantu bafite impano iyo ari yo yose ataritaye ku myaka. Ni umwe mu bantu bajyaga batanga ibiganiro ku bantu benshi cyane. Icyo nicyo kintu yakoze cyane gikomeye, guha ibiganiro abantu, gutanga ibiganiro ku mpano z'abakiri bato. Abasitari benshi cyane batandukanye bakoranye ibiganiro nawe, bapromoting indirimbo zabo, bazamura indirimbo zabo kugira ngo ubyemere neza cyane, cyangwa se usubize amaso inyuma ubyumve neza cyane. Indirimbo yakoze niyo ndirimbo ya mbere ya Yago bita Sowejo. Harimo abasitari batandukanye ba Riderman, harimo ba Juno Shezigenza, harimo ba Kabosi, harimo n'abandi benshi nabasha kurondora, abakinnyi ba filime, harimo Bandimbati, harimo abandi bantu batandukanye benshi cyane, ba DJ Brian n'abandi benshi cyane. Byagaragaza iki kirere, byagaragazaga umutima mwiza, urukundo, ishyaka ryo gukunda ikintu, ndetse no kuba nyine urumva niba harimo umuhanzi, akaba harimo umukinnyi wa filime, akaba harimo wenda n'abantu bagiye bakorana ibiganiro nk'inyogoye, urumva ko ni ingeri zitandukanye, ni secteur ivanzemo irimo abantu benshi cyane batandukanye. Ibyo byagaragaza rero urukundo Yago akunda mu by'ukuri ibintu akora. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi reka turebe itafari Yago yashyize muri no industry, cyangwa se tumuhe indabyo akwiriye, kubera ko nta muntu ujya ukora ibintu byiza pe. I know that wenda hari ibitaragenze neza kuri we, cyangwa se no hari ibitarimo kugenda neza, ariko wibuke ko ari umuntu
kandi wibuke ko Bibiliya ivuga ko ngo uburane n'intungane bwira icumi karindwi. Hari ibyo wenda bitagenze neza, ariko ibyo ntabwo aribyo dushaka kureba. Ibyo wenda byaranavuzwe cyane bitandukanye bitaragenze neza, ariko noneho uyu munsi reka turebe ku bigenze neza, ku byagenze neza, ku ruhare yakoze. Ikiganiro rumaze iminsi nyitekerezaho, niba mukunda Ngoga TV show muzakirebe, muzarebe iki kiganiro ndabinginze, kandi comment zanyu kabisa zizaba ari nziza pe. I beg you guys. Kubera ko hari igihe ibintu tubamo, hari igihe umuntu avuga ku muntu avuga ngo wenda hari icyo yaguhaye cyangwa se ngo bimeze gutya na gutya, ariko kuri Ngoga TV show mbamenyeshe, mbabwire ko umuntu uzajya ukora neza cyangwa se afite ikintu yakoze, tuzajya tumuha indabyo ze nk'uko bikwiriye pe. Tuzajya tumuha indabyo ze nk'uko bikwiriye, tuzajya tuza tumushimire, tuzajya tuza tumuvuge, tuvuge ibyiza akora, tuvuge ibyo akora, tumushimire. N'urwo rugendo rero Yago Pondat yanyuzemo, cyangwa se Yago yanyuzemo gutanga ibiganiro atitangiye itama ku bantu bose bifuza kuba hari icyo bakwerekana, yagiye abaha umwanya uhagije. Ntekereza ko niba nawe wenda wari uhari, wenda waramusabye ikiganiro ntakiguhe, ntekereza ko wenda bitamuturutseho, cyangwa se ari igihe nubwo byaba byaramuturutseho, twe hano turimo turareba ibyiza cyangwa se itafari yashyize muri no industry. Byanze bikunze ni itafari rigaragara byonyine muri iyi minsi gutanga ikiganiro ku munyamakuru runaka, cyane cyane nka tuba twikorera, hari igihe biba bigoye, ariko umuntu akakureba, akareba ibyo ukora, akareba akagukunda gusa, akavuga ati vayo nkuzamure. Yago rero n'umwe mu bantu bazamuye abantu benshi kandi icyarimwe, by'umwihariko mu gisata cy'umuziki nyarwanda. Ibyo ngibyo agomba kubishimirwa, gutanga ama interview hirya no hino ku bantu batandukanye. Mwarabonye banyogoze, yabakoreye ubukwe. Ibyo ni ibikorwa byiza bro, ni ibikorwa byiza umuntu aba yarakoze, uretse no kuba twamushimira twebwe wenda nk'abanyarwanda. N'Imana hari ibigomba kuzamuha umugisha kubera icyo gikorwa cyonyine. Mwarabonye abantu bagiye batandukanye bagiye bakorana, nkabonye abantu bagiye bahabwa ibikoresho bitandukanye, mwabonye abantu bagiye bari mu muhanda banyonga igare, mwabonye ibiganiro bagiye bakorana bagahindura ubuzima, mwabonye abantu benshi baje bakaruhura imitima yabo, ni benshi cyane batandukanye. Nagarutse kuri Yago kubera ko yanashyize hanze nyine album y'indirimbo ze, mu kanya turi buze kubigarukaho. Ariko nanone ntabwo ari undi buvugeho gusa, n'abandi bazajya bakora ibyiza twebwe tuzajya tubavugaho, bakoze ibyiza. Hari n'abandi banyamakuru bahari bakora ibyiza, nabo tuzajya tubagarukaho kabisa, turebere hamwe ibyo bagenda bakora. Hari abanyamakuru bikorera bafite ama YouTube akomeye, bakunda umuziki bro, bakunda umuziki. Ubu se DJ Philipita si umunyamakuru dukunda, kandi umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda, cyane cyane muri entertainment, muri no industry, anakora umuziki. So yagongera ngo niwe ukunda kuvuga ku kintu cyo gusapotingana, ku kintu cyo gufashanya, ariko noneho ntekereza ko nicyo kintu nyine cyakaturanze, nicyo kintu cyakaturanze. Nyuma rero umuvandimwe, nyuma yo kujya mu muziki, nyuma yo kujya mu itangazamakuru, afite intego, nibwo yaje kuva kuri Radiant TV 10, hanyuma atakora igitangazamakuru cye cya Yago TV show, aho yagiye atumiraho abo bantu batandukanye, akora ibyo biganiro bigiye bitandukanye bigiye bitandukanye. Hanyuma ajoininga biri official umuziki, ni naho havuye izina rya Yago Pondat, ari nabyo wenda nshaka ko tugenda tugarukaho kuri uno muvandimwe. Ariko twareberaga hamwe itafari Yago yashyize muri no industry. Twavuzemo gusapotinga impano z'abakiri batoya, kuzitanga ibiganiro kugira ngo abantu bagaragaze ibyo bakora, kuzamura abahanzi batandukanye. Yakoranye n'abahanzi batandukanye hano mu gihugu, wenda harimo abo nibuka, harimo n'abo nibuka bari Ariel Ways, ba Juno Kizigenza, ba Kenisol, bari Nisano, hari n'abanyamakuru batandukanye, wenda bo bari n'izina wenda bari bafite, ariko bagiye bakora ibiganiro byiza, ba Gicumbi na Fuadi,
abo ngerageza kwibuka ndiko ni benshi ni benshi ni benshi eh? Bakanyombya abantu bagiye batandukanye bagiye bakora ibiganiro byari ukubaka n'ubundi sosiyete muri rusange. Ese ni iki kintu dushobora gushyira ku itafari ry'ino industry tubarizwamo, yaba mu muziki, yaba muri sinema, yaba whatever sector yose waba ubarizwamo. Ibyo yagiye abikora uko yari ashoboye, cyangwa se imbaraga ze yazitanze uko yari azifite, niko navuga. Nubwo wenda atakomeje ngo akorere hano mu gihugu, ariko n'ahari arimo arakora kandi nta kibazo gihari, ibyo ntacyo bitwaye. Reka tugaruke ku muziki we arimo gukora muri iyi minsi. Nyuma yo gutangira Suwejo, yagiye akora indirimbo nziza cyane, ngira ngo tugende tunazigarukaho, indirimbo zikomeye yagiye agarukaho. Hari byinshi byavuzwe mbere y'uko Yago ajoininga umuziki, hari byinshi byavuzwe bigiye bitandukanye, message zigenda zimuca intege, you know, n'ibindi byinshi 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 bitandukanye. Ariko burya umuntu we wimenya ku giti cye, we yari yizi, yari azi icyo ashaka n'icyo agomba kuba yakora. Yakoze indirimbo rero zitandukanye. Njyewe ku giti cyanjye harimo indirimbo nyinshi nagiye nkunda. Ngira ngo alubumu ye mwarayibonye, yakoze alubumu ye ya mbere, igitaramo kibera muri Camp Kigali, ashimira abantu. Hari abahanzi bandi bagiye batandukanye baje kumusapotinga. Kubera iki? Kubera rwa rukundo, kubera za mbaraga, kubera wa muziki yari yaje kuba gukora ibintu akunda. Akora alubumu ye ya mbere igera neza. Ubu rero nibwo yari yasohoye izindi ndirimbo. Kuri alubumu ye ya mbere hari indirimbo zitandukanye, hariho nk'indirimbo bita Umuhoza, indirimbo nziza cyane. Mi amor, te amor. Ntabwo nzi kuririmba, sindi umuhanga mu byo kuririmba, ariko indirimbo nziza cyane nyine ushobora kuba wakwinjoyinga. Harimo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, tugenda wenda tunyuzamo amaso. Harimo indirimbo Yawe, ni indirimbo yari indirimbo yo gushima Imana. Izo ni indirimbo zagiye zigaragara kuri alubumu ye ya mbere. Ubwo wenda niba narimo n'abatarayirebye, wenda ntekereza ko baje bakagenda bakazireba, bakazijoininga, mugakora nyine ibisabwa byose kugira ngo mumusapotinge, kuko yarasapotinze abanyarwanda, yasapotinze abanyarwanda, anashyira itafari nyine kuri uno muziki mu gutumira abo bahanzi ndetse n'abandi batandukanye. Reka mbanze ndebe kugira ngo ngende nzibuka nzirebe neza. Okay, Yago cyangwa se Nyarwaya Innocent agiye akora rero izindi ndirimbo zitandukanye zagiye zigaragara. Ibyo birabareba. Ni indirimbo yagiye akora kuri alubumu ye ya mbere, indirimbo nyinshi. Hanyuma akora mu ndirimbo yafatanyije n'abahanzi nka Bushari, bakoranye indirimbo nziza cyane. Wow, indirimbo nziza cyane rwose zagiye zigaragara kuri iyo alubumu. Yakoranye na Pasi Kizito, iyo ni amakorabo yagiye akora. Niyo yakoranye na Inyogoye, indirimbo nayo abantu rwose binjoyinze. n'indirimbo nyinshi. Izo ngizo zose zari kuri alubumu ye ya mbere yagiye agaragaza. Ibyo rero za Vizavi, za Rata n'izindi zitandukanye. Izo ni indirimbo yagiye akora kuri alubumu ye ya mbere, za True Love. Ni indirimbo nziza cyane ushobora kugenda ukareba ukinjoyinga. By the way, nyiri aho ngaho, birashoboka ko utaba ukunda Yago cyangwa utaba ukunda n'ibyo akora. Ntabwo ari ngombwa wenda ko wamuvuga ubwo, ariko mba mvuze Yago mba mvuze abandi bantu bose. Niba umuntu akora ibintu, harimo abantu benshi badakunda ibyo dukora, ariko si ngombwa kuza ngo tubwire ngo ibyo bintu wabiretse, kuko tuba twabishyizemo imbaraga, tuba tubikoze tubikunze. Kuza rero ukambwira ngo ngoga ibyo bintu wabiretse, uba uri munsi intege cyane ko wenda twebwe zitakinacika, urumva. Ariko nyine reka turebere mu ishusho ngari, sibyo? Niba utarakunze wenda uko indirimbo yagakora, nkuko byagiye bigaragara wenda ku social media cyangwa se aririmba, basobanurwa no gukunda ibiganiro yakoraga.
basi wananirwa no gukunda abahanzi yatumiraga yazamuraga, wananirwa no gukunda impano yazamuraga, ibyo wabyirengagiza niba utarakunze wenda uburyo akoramo umuziki we kandi we ku giti cye abikora bikunze, we niba utarabikunze basi wakunze ibyo yakoze mbere yuko ajya mu muziki, akaba ariho uhera umusapotinga, ibyo ni ibintu byumvikana. So muri iyi minsi rero nawe arimo arakora umuziki, yamaze no kubera ko ibiganiro kuri Yago TV show ntabwo ari ibiganiro bizaba byinshi cyane kubera ko yamaze kuba byerekeza mu muziki, ni nawe fokasinzeho kuri ubu ngubu, nicyo kintu agiye gukora, ndagira ngo nicyo kintu agiye gukora, nicyo kintu arimo afokasinzeho. Nagira ngo rero mbisabire abakunzi ba Ngoga TV show mukunda Ngoga, nubwo wenda turi bake ariko munakunde Yago, munakunde n'umuntu wese ukora ibintu byiza cyane, n'abandi tuzagenda tubagarukaho bagiye bakora ibintu byiza cyane cyane abanyamakuru bagiye batanga support, bagiye bafasha abandi, bizagenda neza cyane. Hanyuma yamaze kubashyira hasi rero album yayise Yago Life 2, ni album yitiriye umwana we w'umuhungu yise Yago Life 2. Ni indirimbo nziza cyane ziriho amakorabo menshi agiye atandukanye, hanyuma ziriho n'izo yagiye aririmba ku giti cye. Indirimbo nabonye irimo kugenda ibice bigacika, ngira ngo ni indirimbo bita mu mavi, kubitsa mu mavi hanyuma nje nidekaraye sinzi kuririmba mutaza kunseka. Ni indirimbo zitandukanye, afitemo intro, ni intro muzagende muyumve nayo kuri YouTube n'ubundi ziriho ahantu hose, nawe yagiye abitangaza kuri platform zigiye zitandukanye, yagiye abikoraho bitandukanye. Afite indirimbo yise, yakoze album ya kabiri y'indirimbo 18 by the way, ni amashyi akomeye cyane kabisa, ni kigaragaza ko umuntu akunda ibintu. Gukora indirimbo 18 brother, biragoye cyane, ngira ngo biragoye cyane kabisa muri iyi minsi gukora umuziki. Indirimbo ya kabiri afiteho yitwa Amashagaga, ni indirimbo yari yanatambukije mu minsi yatambutse, yitwa Amashagaga. Indirimbo ye ya gatatu yitwa Ibyo Birabareba, nayo ni indirimbo yari yaratambukijeho mu minsi, yari yarashyize hanze mu minsi yatambutse, ziri kuri iyi album ya kabiri. Indirimbo ya kane yitwa Kwa Mama, ni indirimbo nyine igaragaza cyangwa ifite message ko I love someone, then ndashaka kuzamufata nkamujyana kwa mama, bakamureba, bakamushima, bakamukunda, you know. Indirimbo ya gatanu yitwa Ocean, nayo rero yasohoye mbere, yafatanyije na Paccy Kizito, indirimbo nziza cyane abantu bakunze uburyo imeze n'uburyo ikozemo, indirimbo nziza cyane. Indirimbo ya gatandatu yitwa Elo, indirimbo ntekereza ko yakoreye ngira ngo umukunzi we cyangwa se madamu we cyangwa se umumama babyaranye, niba ariko nabivuga. Indirimbo ye ya gatandatu bakoranye. Indirimbo ya karindwi yitwa Nzaririmba Igitangaza, baririmba gute simbizi ariko Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze. Indirimbo nziza cyane ariko yongeyemo amagambo gusa afataho ku gace gatoya akatwibutsa ibitangaza by'Uwiteka nyine aba yaragiye akora. Indirimbo ya munani ni indirimbo yise ngo Habaye Ibitangaza, indirimbo yakoranye n'inyogoye. Habaye ibitangaza mu gihugu cyacu, ni byiza gusa n'ibitangaza wenda nyuma y'amateka yagiye atandukanye igihugu cyacu cyanyuzemo, ariko habaye ibitangaza nyuma, iterambere ryihuse n'ibindi bigiye bitandukanye, sinzi niba ndimo kubisobanura neza ariko ndatekereza ari muri ubwo buryo. Indirimbo ya 9 yitwa Noma, yitwa afatanyije na Double J guturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Indirimbo nziza cyane, nakunzemo agace ka Double J avuga ati ndagukumbura cyane cyane, sometime ngakumbura na Momo wajya gunama. Nange ngo dutsemo. Indirimbo yari indirimbo ya 9 ya Yago na Double J. Nyuma n'izindi ndirimbo rero zigiye zitandukanye, harimo indirimbo bita Soka yafatanyije na Syntex, imwe mu ndirimbo nayo nziza cyane. Harimo indirimbo yakoranye na White Benda mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda yise ngo no nyash no problem, if you don't have nyash easy never mind, just be you, you know. Hanyuma n'izindi ndirimbo zitandukanye ziri kuri album. Icyo nashaka kuvuga nuko yakoze album nziza cyane, mugende muyirebe mu musupporting, basi nurebe kote Febreze yagize muri uru rugendo, ahubwo urebe basi ibyiza bande yakoze, aba ari byo bituma umusupportinga
n'indirimbo zitandukanye no kuri album ya mbere indirimbo nziza cyane, hari indirimbo yitwa Naremeye yafatanyije na Bushari, indirimbo nziza cyane ngewe nanakunda. So nicyo nagira ngo tuganireho, twareberaga uruhare cyangwa itafari Yago yashyize kuri runo rugendo. Ni byinshi cyane twabivuga benda bigatinda, ariko n'iminota iba yatujyanye. Gusa icyo nagira ngo mbabwire, murebe iyi album yise Yago Life 2, mugende muyirebe, muyikunde, muyisapotinge, nawe mumusapotinge. Hari abantu benshi bagira bati yakwishiye, yagize ati reka da, na nubwo rwose tuziranye simbabeshye, mvugisha ukuri ntago tuziranye, ntabwo turaganira wenda oya, ariko ndatekereza neza abantu bose bazajya bakora ibyiza kuri Ngoga TV show. Twebwe turashima, n'abandi tuzagenda tubagarukaho ibyo bagiye bakora batandukanye, tuzagenda tubigarukaho muri no industry. Ntekereza ko rero yinjiye mu muziki nk'uko yamaze kubironshinga, tumwifurize ishya n'ihirwe, tumwifurize urukundo rwari rufite rw'umuziki kabisa. Nicyo kintu nza kunda mu buzima bwe, akunda umuziki, musapotinga mu muziki we, abo yagiye afasha mu kuzamuka, nanga mumuhe collabo, mukore collaboration nziza, mukore indirimbo nziza, ubundi ibintu byose bizagere neza cyane. Tumwifurize rero ko album ye yarebwa n'abantu impande zitandukanye isi yose. Yago Pondat, indirimbo zawe zigere kure. Nabonye bamwe mu banyarwanda hano mu mujyi wa Kigali kabisa barimo kugenda basharinga zimwe mu ndirimbo zawe, bapostinga indirimbo zawe n'ibindi bikorwa byiza bitandukanye wagiye ukora. Turakomeza rero kugusapotinga uko dushoboye. Reka njye mbashimire cyane kuri Ngoga TV show. Dusoreza aha twagira ngo turebere hamwe kabisa ibyo Yago yagiye akora cyangwa se umusanzu yagiye shyira kuri runo ruganda. Twamaze rero kubibona, indirimbo ze zirahari kuri platform zose zitandukanye, mugende muzirebe, mukore ibisabwa byose, muzinjoyinge, mufata ama video mugire gute, ubundi hashya. Ndabashimiye cyane, twebwe nakagaruka. Hanyuma nkundira banjye, niba nkunda kora subscribe, share, comment n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tujye tubasha, kandi mujye mutubwira ibintu dushobora guhindura, ibintu dushobora gukora mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nshimiye piki cyane udufashije cyane kugira ngo tunategure iki kiganiro, ugenda udufasha mu bintu byose bigiye bitandukanye. Abakunzi ba Ngoga TV show nakagaruka.